iteraniro rya nimugoroba. Ubuhamya bwanjye bukubiyemo gushima Imana n'imirimo y'Imana. Ndashima Imana ku bwa serire ibera mu rugo. Nahereye kera nsenga ariko Mana wagiye uzana abantu bakumva ubutumwa bwiza. Ariko mu byumweru bibiri bitambutse nabonye Imana ihagurutsa abantu benshi, ndetse abaturanyi banjye bumva ijambo ry'Imana. Iryo ni ishimwe rikomeye. Nanjye mu buzima bwa buri munsi mu kazi nkora, Imana yanyemereye guhura n'abantu dusangira ubutumwa bwiza, ndetse n'uyu munsi nje mu materaniro tumaze gusangira ubutumwa bwiza. Nitwa Nduwayezu Jean Bosco, avutse ubwa kabiri, ndi umukiranutsi. Reka dusome muri Luka igice cya mbere umurongo wa 74. Mirongo 74 haragira hati kuko nitumara gukizwa amaboko y'abanzi bacu, tuzayisenga tudatinya, turi abera dukiranuka imbere yayo iminsi yacu yose. Amena. Mu buzima bwa buri munsi hari igihe duhura n'ibibazo bikadutera ubwoba, tukanibagirwa ko umuremyi wacu ari kumwe natwe. Iyo twamwibagiwe, ngiye kumara ukwezi ntagera hano, ariko mu by'ukuri nta kindi cyatumaga ntahagera uretse guhura n'inzitizi za hano mu isi. Nkikora akazi k'ubunyonzi nari nguwe neza, mbayeho mu mahoro. Imana ingirira ubuntu impa perime. Ubwo nabonaga perime natwaye moto nk'icyumweru, numva ntago nyuzwe nayo. Imana ingirira ubuntu, njya gusaba amafaranga kuri banki, barayampa, ngura ikimoto kiriya kinini cya rifani gitwara imizigo. Avuga nti natwaraga imizigo ku igare, none nabonye perime, none ntabwo najya gutwara abagenzi, ndakomeza ntwara imizigo. Ubwo rero nkeneye ikimoto cyo gutwara imizigo, ariko nakiguze kubera ko nasabye banki amafaranga makeya nshobora kwishyura bitangoye. Nakiguze makeya nkigurana n'ibibazo, ariko mu by'ukuri njya kukigura nta bibazo byari birimo, ahubwo nakiriye igitekerezo kimbwira ko ngomba gukoresha utubazo turimo, nkajya no gukoresha ibyo ntazi. Bimara igihe njya gukoresha ari ukuyitwara ntabyo nzi neza, ari no gukoresha ntabyo nzi. Buri umutekinisiye umbwiye nkamubwira ntinkorera, ahubwo akabyica. Naje gutekereza ku gitabo cy'umushumba Pastor Paka, hari aho yanditse avuga ku nkuru y'umuntu wari uri kugenda mu mazi atanyobwa, ariko aza kugera mu mazi anyobwa, ntiyabimenya n'ubundi akomeza yicwa n'inzara. Hanyuma ndavuga nti ibibazo ndi kugira ni uko nta kintu mbiziho. Iyo nza kubimenya nta kintu ntabwo ndi gutanga amafaranga yanjye. Nibwo negereye umuntu ubizobereye, arambwira ati moto yawe ni nzima, nta kibazo na kimwe ufite cyatuma ikomeza kujya gutwara amafaranga. Ubwo atangira no kuyinyigisha uburyo najya nyitwaramwo. Gusa kugeza ubu ngubu ndayitwara neza, icyo ntegereje ni ukujya mbona akazi. Ngarutse ku butumwa bwiza rero, Imana yangiriye ubuntu. Urumva n'abo bashoferi dutwarana rifani, urumva mba mparitse hamwe. Mu minsi 3 yose twasangiraga ubutumwa bwiza. Birumvikana harimo abadutuka, harimo n'ababwakira. Usanga nabo turi kumwe hari impande ebyiri, uruhande ruri kuza ku butumwa bwiza, hari n'urundi ruba rurwanya ubutumwa bwiza. Ugasanga biri kubyara impaka cyane. Ashima Imana rero ko igenda ifungura inzira kugira ngo ijambo ryayo rikore.
umunsi umwe pasiteri yaratuganije aratubwira ati niki gituma Imana iguha ibintu? Ese ujya utekereza ko uwo muremyi uguha ibyo bintu? Ese ujya wibaza impamvu abiguha? Mu by'ukuri nta kindi Imana yaturemeye ni ukugira ngo twamamaze ishimwe ryayo. Nta n'ikindi gituma iduha ibyo dukennye ryose, ni ukugira ngo muri ibyo byose Imana ihabwe icyubahiro muri ibyo byose. Hari igihe rero Satani agenda agatera umutima wanjye nkibagirwa n'ijambo ry'Imana. Ariko mw'iyi minsi ubwo nasomaga iri jambo rivuga ngo nitumara gukizwa amaboko y'abanzi bacu, umutima wanjye wari umaze igihe usa nk'urimwo kwiheba kwinshi. Ubwo nasomaga iri jambo rero naravuze nti umwanzi wanjye si icyaha gusa, ahubwo n'ibibazo ni umwanzi wanjye. Kandi hano iri sezerano riri kumbwira ngo yankijije umwanzi wanjye wese. None kuki nkomeza kumurema mu bitekerezo? Ibyo bituma ntekereza no ku butumwa bwiza nsangira n'abantu. Burya igituma abantu batakira ubutumwa bwiza ni igitekerezo kiba kibabwira ati turamutse tubwemeye twakwikorera ibyaha uko twishakiye. Ariko mu by'ukuri ntawageze kuri Yesu ushobora gukora ibyaha uko yishakiye, ahubwo ahinduka imbata ya Kristo. Rero ndashima Imana kubw'uyu mugoroba inyemereye gusangiza ubuhamya abavandimwe, abagabo bene data bateguye iri serire, iri teraniro, n'abandi bose turi kumwe bansabye kubasangiza ubuhamya, ariko n'ubundi Satani ahise anyongorera ati byihorere. Ubimbwiye mpise mubwira nti reka ushaka undi. Ariko nibukira ijambo numva nabwo ndi gutsindwa. Mu by'ukuri ijambo ry'Imana rifite imbaraga, kandi iyo ryinjiye mu mitima yacu rikoreramwo, nubwo mu mitima yacu hazamukamo ibintu bitandukanye, ariko ribasha gutsinda imitima yacu. Rero ni ubuntu bw'Imana kuba ndi hano mw'uyu mugoroba. Imana ihabwe icyubahiro. Murakoze.